nta nungu ngutucyo wa muginga Bizashobora tsimwitahira giwe. Bizashobora tsimwitahira giwe. Nuko gufunga nta kindi. Nuko gushyikiriza ubutabera kuko urembeje abantu. ariko se amafaranga ndayazanyira reka mbanza ngende ninsheshere n'ikopeshe ese bizashira we. aha ni byiza cyane wowe wirirwa ujagajaga karitiye ubundi akazi ko mu rugo ntuzagasaziramo. ko se nsigaye nkora akazi ko mu rugo ko nawe wangendesha Aha byarakuyobeye ahubwo. nsigaye nkora muri alimentation ubu nari ngiye guhaha nze nteke Aha. amakuru y'iminsi Ni sawa gusa nubona byanze Eh. uzaze nkurangira akazi. akazasha ubu noneho wandangira akahe kazi ko boss wanjye tumeranye Aha neza nzakurangira akazi kemeza. none se ntibwira byako kazi ni akazi nyine ariko gahemba amafaranga afatika pana kureba kwirirwa wese amadongo. nibyo Uzaze tubiganireho. ngase mbwira ahantu nawe Uzansange mu rugo tuvugane. ubu se ko ndeba uri kwirukanka cyane ubu tuba Hari tunaganireho umuntu mfitanye gahunda nawe wintinze. aha ntacyo ari kubwo urakoze ubu nari ngiye guhaha Sawa. akazi ndagira akazi nawe mba mbona nta byawe ngo ndagira akazi uzaba umuntu wanjye undi akazamera nka We bizashi. ah Simani warasoze none usigagera wivugisa no muri quartier man. meze bite se umuhungu Ashe none. Yararangiye se byaje kujagura. wapi ni umugabo mbwenga azandangira akazi nkore ku kazi nibereyeho meze bite Imani ndakwinginze. Bro, waza umbwire man. Je nkwizire man ngo giye gukoreka baby man witondaburiza kure man undi byari byagenze bite. ariko mana nyagasani we Gusubwo rasitswa niki. ase jamareka nkubaza ese nibyo bintu buryo uracyabyibuka Man, bizashi nundi akazi man. Ubu nari nzi kare umuntu mfite ngo nizeye man. Nabonaga ari we bongwe hano muri ino quartier man. Ujye kuncumiza ku cyana man. uzi ko bazashyingura ikote mbibonye man iriya habara man Asi habara man. Uri muziranye man. iriya habara man Base man utanatekereze kunukira umugore man. Bro, uranaga ari umukunzi man ntago bameze agameze nk'ababandi ujye wirirwa man utereta man. Sibyo? Wipfutsure cyane man. Wintsaza man. Bizashi. buriya mwahuye mute iriya habara man niho wari ugiye kunyereka tu wumva ngo ufite umusheri ngo urenze man Bangubwire bizashi. ugerageze kundakaza man. Bura ushobora kujya ubona twirwa dusika ukagira ngo wenda ibintu wangira ute ase wanga wayije amagambo menshi man. Cyaya abantu bashaka kwiyahura waramukunze cyane se mukurekere. Sibyo ko katana kwemera man. Naye nabibonye kuntu yagusuzuguye. Ugenda wowe wirirwa utekera abakire bo muri quartier 10. Urabizi neza one mba nicuza ari umwanya wanjye nagwaye wakigorye. reka nkubwire jama ubundi se ubona uzamumarira ikibo Nzamumarira iki? nawe ubwawe nturiho Nese wari wambona nirwa mu bikoni by'abakire. ese cece ko wiruka Etetana na envelope dore mushobora kubitanira quartier yawe hirya man. ufite ubugambo bwinshi cece ka nkubwire kuri man Nukomeze kundakaza man bizasha. ariko wangira gute Nukomeze kundakaza. cece ka aho uzi wangira ute Ubundi ninjye umva nyine umva nyine tu asinde kurukomeza no kumfata wa muginga. Kagira ngo umuntu amaye anakorohe. Ikisi. nzore umujinya wabibona wabibona ureke kunsekera Akisi. Uje mu mujyi ejo bundi utangiye kumva urumva ubyimbye. Izo ni inkoko z'abakiresha. man imvaro wakuntumye cyangwa waganira waye warning ya nyuma man. Uzongera kumvugishiriza umukunzi cyangwa se kumutekereza mu mutwe wawe. buriya ndacimaka reka nkubwire
aho kugira ngo uze ubwo bugambo mani we uramukunzi n'icyo ufite wo ese wa mukuru wa muhundekeye ubundi mani hari uwo yajyanye se ibintu byo Icucu none ngewe uzugena mu utazana kununga ino nta nunga ugutucya wa muginza zashobora mwitahira giwe bizashobora mwitahira giwe ikindi gihe wajya nyamara ushobora kubona ibibazo azeba nahita nkweza umwuka amara ngo karantunga intoki bizashobora igenda izo mbaraga zose zamuka agera ariko ni nanjye urimo urakina wa muginza n'ubuye niwe wabufata nawe ugukubita ubundi se uzamumara iki ko nta n'imbaraga ugira kisazi atucece wese uzamumarira iki izo mbaraga zawe nizo zagukura azamenyera wa mushenzi uwo ni uwo uzamumarira iki nta kintu wigezaho ngo ni ubukire bw'iwanyu karitasi murebe mutaho murebe mutaho Jane noneho yamuretse se asigaye akundana n'uriya mbega urwego ariko si ubu bwose wiyemeje ko tujyana n'amaguru koko kandi utarakira ubu mabuja nasanga nakujyanye ubu ngubu ndi bumukire koko kinga tugende nta kibazo gakinze nanjye niyumva yumveneye ko nasubira mu kazi buriya iyo uri kugenda utamporeza gake gake bigenda biza indwara ikagenda ishira buriya si ngombwa ngo urware ukomeze uryame nakundi gusa yari impitanye ino ndwara yari guhitana ariko ndakeka byaragenze neza nari ngiye kubura bosi mwiza unkunda bosi ubu murashaka ubura nta kibazo ariko ndakeka biri kugenda neza biri kugenda neza kabisa akazi karagenda n'ibikorwa wansigiye nta kibazo byagize narakomeje kubikurikirana neza nta kibazo uriya kuwa mbere tuzareba ibyo ari byo ubona ni muri wikendi kadutembere dufate agafanta hariya ubundi nta kibazo kabisa ndakwizeye nzi gukora neza wowe komeza kabisa upushinge urabona yuko buriya niyo ntaza nawe kukugira muri iki cy'uburwayi kabisa biba byaranze ndakwizeye amafaranga yarabonetse kandi na raporo buriya ndazibona umugore arahagera aba yambwiye uko bimeze sawa rero reka dukomeze tugende buriya turagenda gake gakeya nta kibazo turebe ko twafata akantu yenda umuntu yagera hariya mu mujyi ruguru umvase niza kuri ako gafunguzo hari icyo wibagiwe se asubire mu rugo mbanze ndeba ko nabona nza n'umuswari yawusize gripe imeze nabi umfashije gutya ndaje imeze nabi urabona ko n'ikirere kiri kugenda gihindagurika ndaje gatoya n'ufite cyane nabi banguka dore cya cyane ngende nyitere pisi no ku cyangwe cyanjye baby bite amakuru se aha nahese hano hariya ndakubona sigaye ukeye kabisa nsambonaga nari meze nabi ayo ubu ngubu byakabije urakoze iyi ni sherisi nawe wabashirire nawe wamama ameze neza ariko byagendaga mu buzima busanzwe
nta kibazo pe. udaherutse kugaruka se muri hoteli? Ndi uko nyagasani. Tubira noneho baramugushije. Bigenze bite se kandi? Harika abakobwa bo muri iyi minsi ngo sheri wawe. Haguruka ariko hagarara neza humura nta kibaye. Fone yawe nta kibaye. Oya nta kibaye ariko buje budereza mureba. Yose shaka kugenda utarize. Oje ariko ubu ngubu ko uhagaze hano ni amahorora ni umuhoro ubu ntuhagaze kuri iki gipangu cy'abandi ushaka kukiba. Amakuru yawe njya nyumva menshi cyane. Ubutaha niwongera kwiba woje umva nuko uzagufunga rwose kuko nakira ibirego byinshi cyane ko wibye abantu wabamaze. Umva ubutaha ninongera nuko gufunga nta kindi nuko gushyikiriza ubutabera kuko urembeje abantu. Sawa reka nigendere ariko ninongera kugira ikintu mbura bataka abaturage bataka ko hari icyo babuze ubwo nawe urabyumva. Man G witenda kuko mfite ibyo gukora. Mani nahageze kuva kare. Hasone yoke banguka kirafavu. Sono mutipe niki niye dira giye kunkinisha irenze. Ikubagaho uryiwe reka nze mbe numva ko ninsanga atarimo diro ya danje. Katira Babylon. Harimo mpamagara mwana. Meze bite se? Ndazinze. Jamaye. Ndakarira mwana. Ase wagiye ukina umva rero umva nyine umva nkubwire. Umva ikinzanye. Dore uyu nguyu ni umukiriya wacu kuri ya hoteli. Ni umukiriya mwiza cyane. Ndamugushimiye rwose. Mabuja. Uyu ni boss wacu. Vugane gato, ugiye gato nawe. Vugane gato. Ngo hargira umukiriya wacu sha. Yego. Witwa ndese? Sapuna. Sapuna? Sina nijye mu Rwanda se? Wapi? Uruwahise. Haguru umunyarwanda se? Ngenda umunyarwanda kazi. Rero ubwa mbere umbonye se? Yego, ahubwo se bakutangura. None se ya hoteli waje kuriramo ntabwo yize? Kuba nyizi ndayizi ariko izina ryayo ntabwo bari kubwiye se? None se witwa izina ry'iyo hoteli? Iriya hoteli ni iyanjye nayo itiri izina ryanjye. Niba uyizi rero ni nayo izina ryanjye. Uzagaruke rero dukunda abakiriya beza nkawe. Mbo shyiramo hano nomero. Bo harya nyibutse izina ryawe ngo ni? Sapuna. Oh my god, Sapuna. Okay, Sapuna. Uri umunyeshuri se? Wapi? Urabona nsa n'umunyeshuri. Abantu umeze nk'umuntu ukigura cyari mutoya cyane. Ushingiye kuki? Ubona ukiri mutoya, ufite umuntu nkawe mbo. Ushobora kuba wenda wararangije ukiri mutoya, ufite akazi se? Yego. Kora he? Nkora mu mujyi mu gashopu gare. Okay. Bo byiza rero ko tumenyanye. Sawa ubwo umuhanda mwiza uzahansanga none. Nta kibazo. Sawa sha. Sawa. Faster man igira vuba. Sura yibashara. Twa dufite akazi kenshi man. Onago nyibasha. Nibyo. Undi waba uri kubwira biragusaba rero abantu nka 3 cyangwa 4. Kuko ikintu ngiye kukubwira ni umubebi mugiye kunzanira mukamungereza mu ishyamba gusa mukamukubita ariko mukamunkomera byanarimba cyo ukambwira amafaranga ntaba mbahaye.
mani iyo diro ni iya danje kwica umuntu ntabwo biba byoroshye kimwe ko umva se tuza wiba ubwo kuvuga wowe ntacyo mbwira nanjye ndakwemera ino karitsiye tuba twarubatse amazina mabi dore hano haciye umudugudu niba ari umudugudu niba ari umutekano ngo nihagira icyo yumva diro ndayikina wa mugore se umwe ugira amagambo witandira ukuntu uriya mwiho umva se njye diro ndayikina ji ahubwo amafaranga menshi banza uhamagara abantu bawe muzane tuzikinane mwese muhari oje urabizi nazana abakurenzeho ndiwe mugahita mupfa mwese abantu banjye barahari bahamagarire nimba uri tayari bahamagare ku rusinga nuna baze tujye inama yo bahamagare nababoneye ikirakamana ahubwo nyuma y'amasegonda 3 mwe mungezeho muri korodori niho nitsimbye nyine tu sawa mubanguke bari tayari baraje uhamagaye bangahe numva nkutwerereye n'umwe ndengejeho mu buvuzi sawa umva rero ukuntu gahunda imeze oje ibi bintu bishyire mu mutwe mvuze ngo iki bishyire mu mutwe ni ibanga ryanjye namwe ikintu nshaka ni uko mungereza umukobwa mu ishyamba gusa ibyo byonyine mutamukomye ibyo byonyine se murumva namwifasha jama ni uko umunkomera kugira ngo njye atazavuga ngo nitwaje ko namukubise si uri umukire wivunika ni amafaranga 500 ijana kandi aka kanya ugiye guheba uduhe nayo tujya kunywera tubanze tubitekerezeho oje nimba atari akantu wasomye 500 bro ngewe bizashira subwo amafaranga uzi ko n'abanyakoreye mu gihe ngeze hano mu uyu mujyi ariko nyuma y'ibyo uzama yandi 500 oje reka ntacyo reka nkwereke kanuzuze desa jinda yabaha desa ariko munzanira umuzigo pe desa naho bahamagare baze tubyumvikana ndabona bamwe baje wabonye ndabona baranarakaye ndeba se harimo na salamu neza yona ariko se ngo ako kazi ngo kameze gute ako kazi uduhamagarije ngo kameze gute harimo ibiceri ibiceri se kari inote umbaze ni urudesa dukoma umuntu tumugeza wa forest mwice si cyamuzana ari muzima tuza genda gake boy wanjye sibaza akazi dukora no kumukomeretsa tumushyira pembeni ni forest twikomereza hani njemba numva umutima nahita nk'ugigenge boss twayemeye nare umva serata ako prime 50 yo uzayishyiraho ubitekereze umva oya nta kibazo kubikora ikibazo si n'amafaranga ahubwo muzayikora muri aba batatu bonyine cyari n'abandi muri kumwe kubera ko duhaye yemenye yuko umva ko yakuduhaye make katubikore turi batatu ahubwo navuge ko uri the band twebwe tubyikorera aho ukaza uhanagura inzira nimwe batatu gusa twebwe babiri turabyikorera uyu nguyu ni boss umuha amafaranga ibindi turabyimenyera none reka mbereke nimba akazi mugiye kugakora neza ngiye kwambagura icupa kugira ngo mubone ko ngiye ibintu ari erega ngiye ikibazo si amafaranga woje ahubwo ikibazo mba nanga rwa sereri se bizashira ko ndeba uri aha ngaha bimeze bite n'amahoro ndamahoro ndi uri kumwe se nibi birara byo mu karitsiye byatujengereje bimeze bite aha se barabajengereje dore ukuntu baba bari tuba turi mu kazi akazi kazi ko gutesha umutwe abaturage tu oya nige se kubiza ibyo binziho muze nimba ntabikuziho se ubu ngubu aba bantu reba ukuntu baba bameze wagiye uhesha agaciro umudugudu wacu ukawuba oya hano tuba turi mu kazi k'amafaranga tuba turi mu kazi k'amafaranga reka negendere ahubwo nawe nimba ubushaka amafaranga kwirirwa gutembera gutya nkaho urindorereza ba mudugudu ntago aba ari byo twiganira atabasore twaba turi mu kazi k'amafaranga cyeka nimba nawe ushaka akazi mbabwire rero bizashira wanga amafaranga se
niwongera kuduteza Babiloni nk'izi ngizi nta n'umusaza nana tuzahita ntari birya ariko sibyo ko abayigendera bareguye ntacyo atwaye usibye kwivugira uko niwongera kuduteza inkaritasi z'inzasi tuzakwerekana nazo urumva bizashira nimba birimo amafaranga mbwira ibyo kunkanga birimo amafaranga nabikora bose umva se bamaye kirakasi wivunika si witwa bizashira uyu bamwita nde ngo si Ludovico ngwino nimba ashaka umva se kazi ndagashaka wongera kuvuga akazi kawe turakihora sibyo bajama kandi noneho twahita tubica bose akazi ndagashaka twabaheraho niwongera kuvuga turakwica hano ni muri gengo mukanya tubaye bangahe ubwo nawe urimo ubwo ni batanu ubwo ikintu ni icyacu twembi mumuganirize ku bijyanye n'ibyo bintu akazi tugiye kuguha bisa no kuziba niko se itoye umuntu arapfa ibindi ubyihorere ubwo muramubwira gahunda ko zesta ahubwo nawe cunze nabi wabo oje nta kibazo uri umukire ariko oje nta biryanjye ahubwo mutazaneza umukire ndashaka ibintu biba mwibanga kwakire nkorera ntazabimenye reka tugere mu kazi asawa bajama sawa ji sawa mari bigenda biza sawa kabisa rero ubwo ngubwo akazi karangiye ntariba amasabiri oje ngere nkusubiriremo nabarara bawe sawa Oh man, pero wa muziko man. Kaziko ni kari. ariko ma ubundi bireka tukajya mu isoko bumaze kwireba runo ruzuba rwose aya nziko ndi kubibona reka tugiyeyo hakiri kare duhahe hakiri kare tugaruke none se ubungubu ireba nk'iki gihe ubungubu abantu baracyagize nyine ibintu ntabwo biragenda neza no mu isoko umuntu yajyayo hakiri kare da reka tugende hakiri kare duhahe tuze hakiri kare uba uteka hakiri kare mwana wawe ntari nyine ubwo reka tube tugize ariko mama nari bagiye no kukubwira ejo bundi nahuye na bizashira bizashira si umuzi se wa wundi duteye hariya hirya wa wundi nababonanaga wa wundi nyine wari inshuti yanjye wa wundi mbona wari umeze nk'imbobo mama ntabwo ari imbobo uzi noneho ukuntu yabaye umukire wa wundi nzi ndakubwiye ngo twarahuye ejo bundi mpita mvuga ati ahantu wavuye rwose noneho afite ikintu cyitwa amafaranga ubwo ushatse kumbwira ko umukunda mama wowe nyine wari ukuntu wahita ubifata ukundi ahubwo nyine ni ukuri afite amafaranga mva rero wa mwana wanjye nkubwire urabona nkurihira amashuri bingoye ibintu by'inkundu uzabireke uzabanze wige amashuri arangira ubone kwinjira mu bintu by'inkundo wa mwana we rega mama wowe uri kubifata ukundi kandi ndi kukubwira ibintu njyewe nzi gute ndakubwiye ngo wowe nawe ubibonye wahita uvuga ati ariko ko nkureba nkuzi mwana wanjye nakubyaye ndakuzi nyine mama ndabizi kandi unangira n'inama zikamfasha kandi nanjye ntabwo nanjye nakishora mu bishuko kuko ndabizi hanze aho ukuntu bimeze ariko naravuze ati nyine ntabwo wabyumva wowe banza wige nzakubwira niyo umva banza wige amashuri yarangize nicyo nshaka nta kindi nta kibazo nyine reka tubanze tugere ku isoko turebe uko bimeze kuko ndabona butangiye no kugira nyine hazamo akantu ko guhumana kuko hanakeye cyane sawa tugende ku isoko ariko mama ndabigutuye sandiye nahise nyamanika nyine mudugudu we hagara mubwire mudugudu hagara mubwire byabaye Sabuna bamujyanye
ariko nanjye mudugudu naragowe koko Nabara, ibintu byose ufashe- bizajya biza binyitureho Mudugudu ubu se dufashe nk'uya iturage, turumbutse ibibazo by'abaturage. mwana uno muntu uramuzi shama Ntabwo uyu nguyu ndamuzi ni umukozi wo kwa Sapu. bamujyanye. ubwo se nk'ibyo byo kumujyana babimenye he ko numva ngo ko umwana wanjye ambwiye kuri arire pfiriya ibyo bagiye ubimenye ute ariko mana yanjye ibintu byose bizajya biza kwa mudugudu niho mwabonye muza ariko nanjye mudugudu naragoye koko reka ibibazo by'abaturage. umva naragowe Icyo ni ikibazo. Icyo ni ikibazo nicyo bagutoreye wowe rwose. mwana ubundi uno muntu uramuzi Ndamuzi no kwa Mudugu. Sapu. yego Eric arimo se arimo uyu se noneho nzovu mwamukuye nanjye gasanga sinzaturutse. sogo ji Yo. komera sha uyu ni wa muzamu wo kwanuza wasapuna pfi hey kuri ngaro se noneho mubashe gutereta bose murabona umwana yakwitiza sha Reka. Narinje gutanga ikibazo kwa mudugudu. Sabuna bamutwaye. Sabuna bamutwaye. ko noneho nagoshyisha noneho no koshya mudugudu uzi ko ingwa y'ibitiyo baranga aje ari we muri Abizi ko ari we sabuna nase ubundi mudugu ubundi sapuna avuga aramuzi sapuna ni sheri wanjye ntayoberwa amakuru ya sheri wanjye Kandi Sabuna nkora mu rugo rwabo. ese bamutwaye bate ntibakajye baza kunaniza rwose dore ko mudugudu nago Rero ndi kubona muri kunyinira mu cya mwana wa cyatwigire ewe reka ndirebere Eric nkaho byiyunguye ibyo Erika arimo agenda nase ubundi ubwo ngubwo reka vuga